hari igihe wicarana n'umukobwa ukabura ikintu ushobora kuba wamubaza cyangwa se ikintu ushobora kuba wamubwira bitewe n'igihe umaranye cyangwa se bitewe n'isoni ufite. Muri iyi video naguteguriye ibibazo 10 ushobora kubaza umukobwa hanyuma ukamumenya uwo ari we. Ikibazo cya 7 ni ikibazo cy'ingenzi cyane gikubiyemo ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi, ndagira ngo ugikurikire. Kurikira iyi video mpakirangiye uze kumenya ibibazo ushobora kuba wabaza umukunzi wawe muri kumwe cyangwa se umukobwa mwicaranye muri ahantu hatuye, muri ahantu hameze neza, ibibazo runaka ushobora kuba wamubaza. Ikibazo cya 7 ntuze kugicikwa. Nguhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Njye mugiye kubana with the Empire TV. So nguhaye ikaze. Weho dusanzwe tubana uri umuntu w'umugabo n'iby'agaciro, kandi nawe niba ugeze hano umve ko hano ari iby'ikazano, tuhacisha ibintu bimeze neza, kurarikiye kubyumva. Reka dutange n'ikibazo cya mbere rero ushobora kuba wabaza umukobwa mukundana cyangwa se umukobwa muri kumwe. Ikibazo cya mbere ushobora kuba wamubaza: mubaze umuntu afata nk'icyitegererezo cyangwa se umuntu ushobora kuba wamubera role model. Kino kibazo ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Nakubwira ngo ni mama we, wenda bizagufasha kumenya imico ya mama we cyangwa se imyitwarire ya mama we. Uzamye yuko niba mama we tuvuge wenda yitonda kurushaho cyangwa se akunda Imana, menya yuko n'uyu mukobwa akunda gusenga cyangwa se akunda Imana, bitewe n'uko amufata nk'icyitegererezo nk'uko amubonamo nka role model. Menya yuko uyu mukobwa ni mubana ushobora kuzishima. Ubwo rero kino ni ikibazo cy'ingenzi ushobora kuba wabaza umukobwa mukundana. Ikibazo cya 2 ushobora kuba wabaza umukobwa muri kumwe kugira ngo ugende umumenya gake gake, finally nuko muzabana. Mubaze iki kibazo: ni ikihe kintu ukora ukumva kirakunyuze? Iki ni ikibazo cyiza cyane kubera ko agushubije uko ibintu akora kumva biramunyuze. Nibyo, wenda niba hari ikintu we muri we akora kumva icyo kintu ni cy'agaciro kuri we, ni ikintu mbese cy'ingenzi mu buzima bwe, akakikubwira. Ni nkaho aba agufunguriye urufunguzo rwo kuba wamenya icyo akunda, hanyuma ukibanda kuri ibyo ngibyo kugira ngo we gutandukira hirya y'ibyo ngibyo, ahubwo ukibanda ku ibyo ngibyo akunda. Iki ni ikibazo ugomba kubaza umukunzi wawe. Umukobwa cyangwa se n'umuhungu wanakimubaza bitewe n'uburyo cyangwa se na topic muherereyemo. Mubaze ikintu kimunyura akakubwira, nakikubwira uzarushaho gushyiramo imbaraga no kumumenya byimbitse. Ikibazo cya 3 nabateguriye rero ushobora kuba wabaza umukunzi wawe muri kumwe kugira ngo mugende mumenyana buhoro buhoro paka wenda mubanye cyangwa se mukazabana ubuziraherezo. Mubaze ikintu byibuze, mubaze ikintu cyamuteye isoni mu buzima bwe. Mubaze mukunzi cyangwa se isheri cyangwa se hani, ni ikihe kintu cyaguteye isoni mu buzima bwawe? Ashobora kukubwira ati naragenda nyerera ndagwa, cyangwa se nakoze ibi n'ibi, nyine kugira ngo ikiganiro cyanyu muri kuganira kugira ngo kirusheho kuryoha. Nawe niba hari utuntu twigeze kukubaho ukumva biguteye isoni, tuvuge wenda nka kundi uri mu ishuri murakora uko kundi wabahereza ikintu nyine mumaje gupreza, murakora presentation, hanyuma igihe yariweho bahisemo urabahagararira ukaza gucikwa wenda ukavuga ibitari byo. Ako kantu kamuganiriza, so bizamushimisha, bizanamunezeza kurushaho kuruta uko wakwicara wabuze ikintu umubwira. Ubwo rero kino ni ikibazo cyiza cyane ushobora kuba wabaza umukunzi wawe igihe muri kumwe, hanyuma mukagenda mubiganiraho.
Reka twigire ku kibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiragira kiti: mubaze uti wenda ufite inshuti zingahe? Uyu mukobwa niba nta nshuti afite, menya yuko no kugira ngo nawe inshuti zawe, kugira ngo we n'inshuti zawe muzamenyerane bizagorana. Niba nta nshuti afite, tangira wige uyu mukobwa kugira ngo mukundane, cyangwa se kugira mu mubano wanyu uzakomere bizagorana. Nkanze nguhe nk'urugero, niba uyu mukobwa mugiye gukundana ugasanga nta nshuti n'imwe afite, aramutse agukoshereje, ni waje kumuregera nde? Icyambere ntakwereka wenda ababyeyi be, ntakwereka n'abavandimwe be, nta n'inshuti ze ufite. Uyu mukobwa ko wakundana nawe biragoranye, cyangwa se n'umuhungu biragoranye, kubera ko nta nshuti ze uba uri kubona ushobora kuba wakwisanzuraho igihe hari akantu mutari guhurizaho. Rero gerageza umubaze inshuti ze uzimenye, hanyuma nawe niba ngombwa umwereke inshuti zawe, kugira ngo urukundo rwawe nawe rurusheho gukomera, umubano usugire, usagambe. Ndakwibutsa yuko niba utarakanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Reka tujye ku kibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu ushobora kuba wabaza umukunzi wawe, hanyuma mukagenda mubiganiraho, bikagufasha kumenya umukobwa muri kumwe cyangwa se umuhungu muri kumwe niba ari ubuzima bwawe, niba atari ubuzima bwawe, ukareka kuyayana ugakuramo akawe karenge. Mubaze iki kibazo ati: ni ikihe kintu kikuneza cyangwa se ni ikihe kintu kigushimisha? Nakubwira ati ngiyewe wenda nkunda gusohoka ahantu ku mazi, wenda niba ufite amikoro uzajyayo. Niba ati ngiyewe nkunda gusohoka wenda mu soko guhaha utuntu, gerageza mujyane. Niba ari impano za hato na hato ube wakamugurira. Gukunda umuntu ntabwo bisaba kuba ufite impano zihambaye, ahubwo wowe niba wenda akubwiye ikintu akunda, gerageza aricyo winjiramo cyane kuruta ibindi, kugira ngo umwereke yuko umuri hafi. Bizarushaho kumushimisha kuruta uko watandukira ugakora ibintu bitajyanye n'ibyifuzo bye, cyangwa se bitajyanye n'ibyo akunda. Nkuko nabasezeranyije rero, nababwiye ko ikibazo cya karindwi ari icy'ingenzi. Ni ukuvuga yuko n'ibindi atari iby'ingenzi, ariko ikibazo cya karindwi ni icy'ingenzi. Mubaze uti uramutse ubonye amafaranga wenda miliyoni, wenda ufite miliyoni cyangwa se miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi 500, mubaze wayakoresha iki cyangwa se wayamaza iki? Niba ari umukobwa wo mwasamarira, azakubwira ati ngewe nahita ngura mu telefone. Uzumva ko nta mushinga n'umwe ashobora kuba yakora, ahubwo yaje kwinezeza gusa. Uyu mukobwa nakubwira ibi ngibi rero, akubwira ati ngewe naje kwinezeza, ukumva yuko ibihumbi miliyoni imwe uyimuhaye yuko ari ntacu ubukoze, yuko nta gaciro uba ufite, mbese yuko ari nko kugura isaha cyangwa se kwigurira imyenda y'inkweto. Ibyo ngibyo uzamye yuko uyu mukobwa muri kumwe, nimuramuka munabanye, ukaba ufite ibihumbi 500, yuko ari agatonyanga mu nyanja, uyu mukobwa ntago mwashobokana, kubera ko uyu mukobwa yikundira iraha. Reka twigire ku kibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiragira kiti: ese mubaze ukunda, niba akunda gusenga mugerageze mujyane gusenga, niba akunda kuririmba gerageza umujyane ahantu ho kuririmba. Reka tujye, icyo ngicyo cyo ni ibisanzwe, cyo muramusanzwe mukize. Reka tujye ku cya 9. Mubaze inzozi ashaka kuzageraho uzimufashemo. Niba akubwira ati ngiyewe bizashigwa amaze kugura ikibanza, gerageza niba hari amikoro ufite muri kuganira mwembi muri babiri mwasohokanye ahantu mu karesitora, akakubwira ati ngiyewe ubujye rero nifuza kuzagera kuri izi nzozi, kuzagura imodoka imwe, cyangwa se kuzatera imbere imfite gutya, cyangwa se kuzabigenza gutya no gutya. Niba wenda bikubwiye ukumva ufite inzozi ze kandi hari amikoro, hari icyo ushobora kubikoraho, uyu mukobwa gerageza umufashe mu nzozi ze.
iki ngiki kijanirane nuko na kino ca munane umubaze ikintu gikunda kumubabaza, numubaze ikintu gikunda kumubabaza bizagufasha kumenya ibintu yanga. Tuvuge wenda yanga umuntu unywa inzoga kandi wenda nawe ukunda agacupa, niba ugiye kunywa inzoga genda uzinywere iyo ngiyo, hanyuma n'uba uri kumwe nawe ube uri safe, ube winjoyinga ubuzima, wowe umeze neza, ibintu by'inzoga ubishyize ku ruhande, umenye yuko uri kumwe n'umukunzi wawe. Ubwo rero iki ngiki nacyo cyumvikane, menya ibintu yanga n'ibyo akunda, bizagufashe kumenya uyu mukobwa muri kumwe, hanyuma muryoherwe n'ubuzima. Icyanyuma ari nacyo aricyo tunagiye kuba twasozerezaho, ikintu ushobora kuba wamubwira, mubwire yuko umukunda. So naho mu zindi video.